Rwanda Tonight. Ni umwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda basabana ndetse bakundwa n'abatari bake bakanabigaragarizwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Ni umugore ukunda kugarukwaho cyane kuko akunze gukora ibikorwa bitandukanye bititiza imbuga nkoranyambaga bikanatuma arushaho kwigarurira imitima ya benshi. Ibi byagaragaye cyane mu mwaka wa 2020 ubwo u Rwanda rwari mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 yari yigaruriye isi yose. Bijya gutangira yashyize hanze amashusho yashimishije benshi arimo conga ruhago iwe mu busitani bwo mu rugo rwe aho yakinaga n'umugabo we n'abana. Ni video yasangije abarenga 65,000 by'abafollowers bamukurikira maze benshi barayikunda ndetse bayitanga ibitekerezo bitandukanye bati koko minisitiri wacu ni umusportifu akunda siporo koko. Ibi byose rero avuga ko bikomora ku muryango avukamo kuko ngo bari abasportifu bakomeye ndetse gafite mubyara we wakiniye amakipe akomeye mu Rwanda nka Mukura na Rayon Sport. Uyu mugore kandi yongeye guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi muri guma mu rugo ubwo yashyiraga hanze ifoto arimo rogosha umugabo we kubera ko icyo gihe kujya muri salo kwiyogoshesha bitakundaga. Ibi byongeye kuvugisha benshi bakomeza kwishimira Mimoza. Olole Mimoza Munyangajo ni umudamu mwiza bigaragara ubwiza bwe bukajyana n'ubwenge ndetse n'ubushobozi mu kazi ke, umugore uzi kuganira no gusabana ndetse kenshi uhora yisekera dore kanaseka neza. Uyu munyapolitike ni umushabitsi ukomeye business woman akaba inzobere mu bijyanye no gucunga umutungo. Ni minisitiri wa siporo kuva ku itariki ya 5 Ugushyingo muri 2019 kugeza magingo aya. Mimoza burya ngo nyuma y'akazi katoroshye k'igihugu aba yakoze ngo umuziki n'utuntu twe ngawukunda byihariye ndetse kubyina ngo si benshi babimurusha. Mu bihe bitandukanye minisitiri Mimoza yagiye ashyirwa mu majwi mu binyamakuru bitandukanye kuri kesi zitandukanye. Nk'urugero kwa kabiri tariki 21 Werurwe mu mwaka wa 2023 ahagana saa 2 z'ijoro nibwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yategetse u Rwanda kuzakira umukino warwo muri Benin kuko ihuye nta hoteli yemewe yari hari icyo gihe. Icyo gihe Mimoza yanenze abanyamakuru batije umurindi Benin basebye u Rwanda avuga ko ngo aho gushyigikira igihugu cyabo ahubwo ngo bagisenye bifatanye n'abakivuga nabi. Ibi byababaje cyane abanyamakuru benshi binaha bavuga ko rwose aya magambo ya minisitiri atarakwiye. Mimoza yongeye kugarukaho cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ubwo hakwirakwiraga inkuru zavugaga ko yaba yatawe muri yombi akekwaho kwakira ruswa. Gusa mu makuru LIB yahise yanyomoza ivuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa ndetse nyuma Mimoza ubwe yarayahinyuje kuko mu minsi yakurikiyeho yahise agaragara mu ruhame akurikiye umukino wa basketball wahuje NBA Academy ndetse na Espoir Basketball Club nyuma y'uko byavugwaga ko yafunzwe. Ni byinshi byavuzwe kuri uyu minisitiri, ni byinshi yagezeho muri iyi myaka irenga 4 amaze yobora Minisport bimugira umunyabigwi wo kugarukwaho. Ariko se mu by'ukuri minisitiri Olole Mimoza Munyangajo ni muntu ki? Ubuzima bwanze y'akazi mu muryango we wabwifashe gute? Yabaye hate kuva avutse kugeza uyu munsi? Ibyo byose urabyumva muri iki kiganiro wageze kuri Rwanda Tonight. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri Rwanda Tonight. Ndagushimiye niba udukurikiye waramaze gukora subscribe ariko kandi niba utarayikora bikore nonaha kanda kuri subscribe ukandi no kukazogera kugira ngo tujye tubana ku munsi. Njye nitwa Eric Rukundo. Ngwaye ikaze. Ikaze nanone mwisi y'imyidagaduro na siporo. Turi kuganira kuri Olole Mimoza Munyangajo. Uyu ni minisitiri ariko nicyo kintu atigeze atekereza na rimwe ko cyazamubaho, ngo ni ibintu atigeze arota mu nzozi ze. Umunsi amenya ko yatoranyijwe ngo abe minisitiri wa siporo ngo ni ibintu byamutunguye cyane, wari umunsi udasanzwe waranzwe n'ibyishimo ariko bivanze n'ubwoba. Avuga ko bitamugoye cyane kwakira inshingano nshya yari ahawe kuko na mbere yaho yari yaragiye ayobora ibigo bitandukanye birimo nka African Alliance n'ibindi. Yaravuze ati buyu ubwo bampisemo hari icyo bambonagamo, icyo nzi cyo nzabishobora, nzabyiga mbishobore, nicyo cyangombwa. Nubwo kuba umuyobozi ukomeye ku rwego rwa minisitiri atarazi iyo biva niyo bijya, ariko ngo yari ifite icyizere. Mimoza Olole Munyangajo ni umunyarwandakazi wakoze umwuga w'ubucuruzi ndetse n'umunyapolitike, akaba ari na minisitiri wa siporo kuva kwa 5 Ugushyingo muri 2019. Yavukiye mu gihugu cy'amahanga atashatse kuvuga mu izina, abari nakurira ahigira amashuri akiri umwana, ariko nyuma mu biruhuko yakundaga kuza gusura kwa nyirakuru mu Rwanda, akaba ari hamara vacances yose.
umubyeyi ufite umugabo w'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ku bigendanye n'amashuri yize, Minisitiri Mumoza ni intiti cyane, yarasomye ibitabo bishyira mu masomero kuko nk'ubwo afite impamyabumenyi ya Masters Degree mu bijyanye n'imicungire y'imishinga Project Management yakuye muri kaminuza yitwa Maastricht School of Management mu Buholandi. Afite kandi impamyabushobozi mu bijyanye no gucukumbura imigirire ya muntu yatanzwe n'ikigo cya ACI muri Australia mu ishami ry'amashyirahamwe n'imari. Mbere yo kuba Minisitiri wa Siporo, Munyangaju yarasanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa ashinzwe ishami ry'ubuzima Sonarwa Life, akaba yarakoze muri Copedu nk'umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi mu mirimo itandukanye yakoze mbere y'ibyo yari umuyobozi mukuru wa African Alliance Rwanda, African Alliance n'itsinda ry'amabanki y'ishoramari rikorera muri Afurika. Ni inzobere cyane mu bijyanye n'amabanki no gucunga umutungo kuko nk'ubwo afite uburambe mu birebana n'amabanki burenga imyaka 10 cyane cyane mu bikorwa byo gucunga umutungo no mu bucuruzi mu bigendanye no kunguka. Yagize uruhare runini mu gushinga sosiyete ya mbere y'ubucuruzi bw'imigabane ndetse n'ivunjisha rya mbere ry'ibicuruzwa byo muri Afurika y'Uburasirazuba mu Rwanda. Yari amaze imyaka isaga 18 akora mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse no mu ishoramari, ndetse afite ubumenyi buhanitse ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, cyane cyane mu bigo by'ubucuruzi yagiye ashinga ibindi akabiyobora. Nibyo ni Minisitiri wa Siporo, ayoboye iyi minisiteri imyaka igera kuri 5 kuva muri 2019 kugeza ubu aracyakomeje kuyobora. Gusa muri iki kiganiro ntago ngaruka ku miyoborere ye kuko yageze kuri byinshi. Ni byinshi byabaye ku ngoma ye, ahubwo nge ndibanda ku buzima bwe bundi bw'inyuma y'akazi cyangwa se n'ubw'akazi, ariko ndibanda cyane cyane ku duce twamuranze n'ibyo yakoze bidasanzwe cyangwa se ibyamubayeho bikavugwa cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Nari nigeze kubikomozaho ko mu mwaka wa 2020 Minisitiri Mumoza yagaragaye ari kogosha umugabo we mu rugo. Kwa 21 Werurwe 2020 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasabye abantu bose kuguma mu ngo, ibintu byaje guhagarika imwe mu mirimo yakorwaga irimo niyo kogosha abantu, by'umwihariko ibizwi nka salon de coiffure. Icyo gihe rero abantu bamwe bafashe umwanzuro wo kwikiza umusatsi babifashijwemo n'abo babana mu rugo bakajya bogoshanya hagati yabo. Mimoza rero ari mu bitabira iki gikorwa cyo kogosha abagize umuryango we ku ikubitiro yogosha umugabo we mu rugo. Iki gikorwa cyagarutsweho na benzi banafatiraho urugero rwiza rwo gutiza umurindi gahunda ya leta y'u Rwanda yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Indi nshuro Mimoza yongeye kuvugwa cyane ni umunsi agaragara atwaye igare muri Stade Amahoro. Ni ifoto yasakaye cyane ikundwa na benshi bishimira uburyo umudamu yisanisha n'ibintu byose, haba mu mikino yose ukamusangayo, muri football akabariyo, muri basket akabariyo, dore ko hari no mukino yakinnye ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo mwigeze kumubona akina tennis, igare akanyonga, umuziki akawuceka. Ibyo byose rero bigatuma arushaho kugira igikundiro no kwigarurira imitima ya benshi, cyane cyane urubyiruko, dore ko nawe mu myaka ataragira myinshi cyane. Ikindi ntakubwiye ni Saga yavutse mu mpera z'umwaka ushize, aho hasaka ibihuha byamushyiraga muri gereza. Mimoza yongeye kugarukaho cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'umwaka ushize, ubwo hakwirakwiraga inkuru zavugaga ko yaba yatawe muri yombi akekwaho kwakira ruswa. Gusa amakuru y'ibesi yanyomoza ivuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa, ndetse nyuma Mimoza ubwe yari yahinyuje kuko icyo gihe ubwizo nkuru zari ziriyo zivugwa yahise agaragara mu ruhame akurikiye umukino wa basketball wahuje NBA Academy ndetse na Espoir Basketball Club nyuma y'uko byavugwa ko yafunzwe. Ngayo nguko bw'ibyo bya Mimoza Aurore Munyangaju, Minisitiri wa Siporo mu Rwanda. Nizere ko byose bibazaga ku buzima bwe wabisobanukiwe. Igihembo ngusabye niba waryohewe nicyo gukana kuri subscribe hano kuri Rwanda Tonight kugira ngo n'ubutaha uzabone n'ibindi byiza nzakugarurira. Nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri Rwanda Tonight. Naho butaha. Rwanda Tonight.